erega narijaye iyo arijaye position gutikura narijaye ko ngiye gatanu papa no undi tuza tubishuti uzi kuntu nzi kwinyogota Yesu tugiye kwinjana ubu twabaye abagabo batatu mu bimenye urashaka guca inyuma mama yewe nyine kingura bicamuka papa ndabona mama yacu ese uzagira umunwa kugeza ryari papa wanyagenda reka ye bamwivuga narimo hano imbere ko mbona gusohoka mwigira uko zirwe bwari cyo twakoze hano Yesu natwe abana dukunda zirimo komedi iki gitondo mbyutse numva nananiwe ibintu bicikangura sinzi ikibazo umuntu guhinga Yesu imbere nahingiye ejo bundi narahinze ndahinga nari nguye mu murima wanjye none ngo ntuye guhinga waruye mu murima wawe uzuramuka wicaye wakwihangana ukagenda oya tuzajyana use koko bana we ubu narashatse kera herekeje abana oya umva kandi nanone ngo ntabwo washatse kandi ntabwo nashatse kuko reba n'ibihungu byawe ndabitunze oya mwese ukaragize imana twarabyaranye ubundi mba narigendeye kera ikibazo nizagima ariko se biriya bihungu iyo bibyutse mukajyana bibyutse nawe ubwawe waza ko tujyana mujye kubibyutsa njye mbyutse ntatora gafite numva ameze nabi igihe cyose n'ujya uhinga ni ukubyuka wicara ikibazo ry'imana pe ihangane wowe ugende ntabwo najyayo rwose Ambwa reka nyine nihangane nta kundi ngenda ariko sanga wabitekereje ejo tuzajyana genda erega ejo bundi nzibonera ibyo kwirira banumva ibintu byanakaze reka ye bizaza bitega amaboko kuri nyina no kuri se kandi njye numva ninaniwe reka ariko se yewe naribyaye kabisa naribyaye yewe yewe inzotsi ako papa shayipize byaro ko byagiye rwose ntago mubona ko shaje wowe wabyutse ryari Yesu ntago mubona ko shaje kutamukurikira kumukurikira mukajya guhinga nese genda shaje reka ntabwo nifitiye uzazura kumukurikira wowe ibi byana kuko nzabigenza akundi papa we nawe ukiri muto wari umeze nkaje ibi byo guhinga wapi uragaramye ngo mutigije ngo nyuko ariko se muzereka mumereza akantu ko mama wamushatse sibyo mwese muri inkumi muri n'abasore kuki ari wari kujya guhinga wenyine kandi mweshize mwarashakanye munganye imyaka kuki utajya guhinga utamukurikira reka nyoko buriya afite akabaraga ese uzagira umunwa kugeza ryari mama afite akabaraga buriya iyo ari guteka njya mucunga neza kandi ryambere niwe abanza kubikora akabaraga njye mama ajya ahinga ajya ateka akazi kose twirira kumuhemukira wese ko utawe niwe sasa umugore wawe wese muri cyafite imbaraga zawe ko mukira mwaryaga imyumbati n'ibishyimbo ngo turari ibi byana mukabyara ariko papa wowe uri kumwinena je hacu maze uri kumwinena niyo mpamvu asaza ujye mwirengagiza none mukurikire muhinge mugeze atatu mujye mugati turananiwe cyaka njye kangwiza uko njye butaka buranukira yewe mwindeka moko butaka rwose wa urabizi se nabonye ibintu binukira ahubwo bica nzamubwira tubate tubahunge ibi ahubwo ne papa we akanabonye nawe usigaye iby'ibyano nabwo byana yo kurya ibyano zawe niyo mpamvu yirwa mu byo ngibyo n'abati papa yaba nawe gukubura buriya iyo twagiye ahamagara ibyana papa ibyo byo kurya ibyano byawe ushaka wazabiri ayo magambo kuko muri kuyahuza nagireka papa cyacu kuko cyari kimwe cyamanye veni nakibonye muri bite nyasha utaduha amafaranga ahubwo natuzaduha amafaranga uraka ibyo amafaranga nzayakura kuko najya minga Yesu butarasa ntacyo tuzavuga umwana tuzavuga nanjye twabona nawe buriya natwe tugira gutya tukinyorogotora twari mu maburuka imbere katwige gutarasa ariko musigaye mane nimugende aba nazo turi kumwe vyo nimugende reka ye wajuje ntuzahanga uri kujya kure sinjye urabona yuko nawe byose ntabwo ubuza turi kugenda n'uhari ndabona umeze nk'umuntu uri kugenda ubundi se tugiye si wanga ko tugiye kurya umugabo ubundi watinda cyako ariko mwana ahubwo dore ikintu kinangaje uzi ko iriya nkweto na papa atayigonda Yesu noneho fone ahagaze umuziga ahagaze
Ego dore imbifuka dore yarasobotse. Mwana ndumva namukunze mwana. Nawe Ese wamukunze. wamukunze kandi ngene utangiye. Wamukata sinagajya mukwe. Igicucu naguze ko namwatse urukundo. Wowe warumwatse. Ubwo je ibana bino narambiro. Sinayandetse ko ndibona ubukobwa mwiza. Kandi nuri Imana yamunyeretse. ese uzagira umunwa kugeza ryari Chaka biti kana bisa nuriya mwana. Umva nyine uriya mukobwa uzi ko namurose mu byumweru 2 bishize. Oya nje Twana banye. Yambe ni nasobanura. Yambe nasirangwe tariko. Kanje nagiye gusenga umuntu akerekwa akambira ati dore umukobwa uzakunda n'umukobwa uzambaye inkweto z'umukara ipantaro irimo amabara y'umweru. Nuriya ni cyati y'umutuku. Nasira ni ipantaro. Ikabutura nene ikabutura irimo amabara y'umweru. None se ntabwo wibuka yuko iriya shati ntabwo wibuka ko nayambaraga. Chaka kamwereke. Reka tumugabana. Ufata akaguru kamwe afata kandi. Yesu Ndatwara igice cyo hasi wowe twari hejuru. Wewe watwe cyo hejuru nayo twese. Oya. Kamwe Chaka. Reka tumujyane twese tumujyane mahoma. Vi yaravuga ingumi zivuze. Tumukubita mani. Katujya kiracha. Katujya. Reka ye. Komera. Muba hano. Nahanga waruri. Ari kuri cyiza we. Ngewe bantabita mu kwaha nawe. Urumva ngiye nitwa Cyaka. Umuto mu rugo. Nanjye ndi gikuru mu rugo. Tugambo twinshi nuko. Oya ntabwo tugambo buriya. Nawe tugambo buriya noneho twaza. Rata bya. Uyu nguyu yagira ishyari ndabizi kuba nkuko. None se umufata gute? Ese avuga kumufata cyangwa nuko utamufasha. Rata iri kumva. Aya uretse na. Kumbuza. Mbeta kumufasha. Wese urufata iri cyari ugize. Inama ishyari rya ngi ishyari. None se ko nari mukoze ukanga. Ni mbeta kumufasha. None se nari cyari. No kwavuze. Ave nawe. Yesu. Wowe nawe unabyemera nagira. kurwana. Inata none. None uratera kumva. Urumva ni buretse. Ngo utanyumva rata. Acha bakwita mutiwe na. Rata bakwita mutiwe. Rata mwibaza. Ngita bibi. Hari ngari ngeze yamwe ngo yitwa bibi. Ina yange ngita bibi. Mbega cyangwa kuna ikiza bibi. None se umuki. Amazi. Amazi. Tujye mu rugo rwatujyana. Tujyane mu. Rata none se. Samurama nawe nshaka. Nabushaka amazi. Urashaka agafata. Bibi rata twitse. Urafata. Ariko wanditse. Muragira ishyari. Na agafata wakanwa. Ja none rata bibi. Bose kandi. None se kugira maramufata. Inoti zanjye numva. None se twajyanye mu rugo rata. Muraba hehe? No mu rugo ni hararu. Ni hararu. Nagari kure. Nagari kure. Wadusura tukagutamura bibi buranye nagukunze rata. Nata bibi nagukunze. Yesu Muma kafata kugenze ntari. Agafata. Tugene tugwa. Reka mujyane Kugira kwanga kuko. Reka mureka n'ubundi turi babiri fata akaboko kamwe nanjye fata kandi. Ngiye dusasa. Oya mureke ndijyana mwimfata. Musa nje ntabwo dusa. Nache nawe fata kaira nawe fata. Rata bibi. Ndijyana mwimfata. Nache reka tugende. Ariko urikiza mwana we. Ega bibi yo mwiza we. Ega bibi yo. Reka ye. None ubwato. Dufite amafata menshi. Dufite amafata. Uri kujya. Ese ntabwo nako ntabwo kwibona. Muza tubaze tu. We muko ubugumye aho ngaho. Muza tubaze tu. None se umusaza ndi kubona hano. Aba bantu. Ibyo ntabwo bindeba kuko baniyigiye kwinywera kwabo. Ushaka kutwica. Uriya mukobwa mukumujyana. Ni sheri wacu. Dore ubundi twamuterese w'ababiri aratwemerera uri kumva aratubwira ngo tubanze tumugeze mahudu turamuzana amahombo turamuzana kumva turamushoneye mutangiye kuzana ariko biye tubaye abagabo batatu mu rugo Yesu unyuka se gasanga abagabo batatu ariko biye nagushona erega naribyaye Ni waribyaye position yo gusikura ariko naribyaye ko bivuga gatanu papa no undi tuza tubishuta uzi kuntu nzi kwinyorogotora Yesu tugiye kwinjirana ubu twabaye abagabo batatu urashaka guca inyuma mama n'abana birakomana uzi ko twaba turabafatanya cyane ntabwo uzi ko yagiye natwe twaba turi guca inyuma mama asundi kazugwe cyaka undi mama nta mugani katawoma nawe tugende kwitwika papa ntuzabivuga reka naribyaye papa urabizi katumutikura papa ninjye ndi bubanga
ndabanza kubera ndi muto ndabanza ubanza nkanda papa ndabanza kandi umve kaka papa je ninde ndi ubanza kera Barashaka kwagira mfatse gukya cyane nge ndabanza sa iyo umukobwa yasanaga iyo umuhungu yasanaga umukobwa gusa niwe yabanza papa wabanza papa naje kwa ari nje nkurikira sijya mukuru kwicyo nta kibazo papa tugenda naje tumufata papa nawe rero rega papa Teka ye. Teka ye. kangende sha rebe ko iwanjye ubugwa ubuse pasi banatetse kenzara imeze nabi Mwire. niberewe meze bite Meze sawa. Mbona uhingutse bwize? niyirije mude ko nahamara Ariko n'ikigoroba. ku iwanjye sikaba yanze kuza kumfasha Oho, nta makuru ufite. amakuru yahese Nabonye umugore hariya mu nzu iwawe. Reka, Ntabwo reka. mwiza wowe. ndahaba Hari umugore rero. Teka ye. Ni mwiza. umugore Umugore mwiza reka cyane. ngende ndebe nisanga ariko n'umugabo wanjye njya mukeka reka ngende karashya ugenda Sha genda urebe urambwiye. reka ngende ndebe aha komera ukase umugabo wanjye yari yicaye hano ubu yagiye hehe umeze neza wowe nanjye meze neza ni aho waragiye se wavuye amahoro ndabona amavuye amahoro kapa yahirye genda ukashya ariko nanjye uba ufite ubwoba muhuye na karashyushye hari arambwira ngo hano hari umugore wahaje ariko nisanga hari ndabakubita yesu bafashe ahubwo tubakanya mva reka nkafasha hano rya mu genda bangamurire kingura mama ni wowe ni njyewe nyine kingura bica mu kanwa papa ndabona mama yaje Ese uzagira umunwa kugeza ryari? mwanyinguriye musibe mwana Teka ye. papa wanjye yagiye hehe papa mwivugana arimo hano imbere ko muri musohoka mwigira uko hano mu nzu hasigaye mu umushi ufite n'ubuki umushi hirya njya hehe umukobwa ufite umushi w'ubu ko mara mumeze nabi se ko murabyutse se hano mu nzu hasigaye mu mushi twabonye umushyitsi Teka ye. uyu ni umushyitsi uyu mugore ni uwa mama uyu mugore ni uwa mama Yesu! urareba uyu ni uyu mugore ni uwa mama nako ni uwa papa ko mara wajyana nawe murabyuka oya mere siyo nkoni kuko wambuye inkoni ugiye gukubita umuntu oya ndabakubita yewe papa niwe wabikoraga papa yabikoze n'uradufite tuvana umukobwa papa wabiteye akanyifurije umugabo mana yanjye we ahubwo ngenda bigendere musigara mu byanyu njye ntabwo mbizi we vugana na mama ugende wowe vugana na mama vugana na mama waje ko tujyana mu murima ndihiringana njyenyine none ni dimwe wasigaye uriya papa uraya bwawe papa yari arimo atwigisha ngo ukuntu gukera ngo bakazanuraga njye nta n'ubundi none si njyanyirukane akose wa mwana wubundi wabaye njye nawe uraya nigeze nkora ni papa na chaka Ambwa. nuriya babikoraga njye nicare hariya ku gataburete ubwo uraya bwanyu dore bashize hasi ngo nde ninjye hasi bajya kuburwa batatu nawe uragiye mwese agiye kubafata mumvire mu rugo muhite munagenda ndabirukanye ariko papa mumvire mu rugo simbabone mwese atajyana umuntu uburaya bwacu papa dore hano uraya bwawe buteye atari wowe biteye se neza tucyaka yamuza ariko mana yanjye ibintu bwo uburaya bwacu papa